turashimira Imana ko duhawe ikaze kuri iyi cano ya Zone Victory. Ni cano ihagurukijwe no kuvuga no kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo binyuze mu ndirimbo ndetse n'ijambo ry'Imana. Rero tugize umugisha wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Imana muri iyi minsi impaye ijambo rivuga ngo iby'Imana biryo warambiwe yatashye. Ni ijambo akenshi dukunze kuvuga, ni ijambo tumaze iminsi tuganiraho cyangwa se tujya twumva, ni ijambo rimaze igihe mu buzima bwacu, ni ijambo ngira ngo nkurarike kugira ngo uzuryumve, wumve icyo Imana ishaka kukubwira binyuze mu ijambo ryayo. Ni mwene so Nsengiyumva Felicien, nkaba ndi umugabo nshima Imana, mfite umugore umwe n'umwana umwe. Imana ishimwe cyane ko iduhaye umwanya, ndumva nezerewe mu mutima wanjye, reka dusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kuko uri Imana nziza, turagushimiye umwanya mwiza uduhaye kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe. Ndasengera imitima igiye kumvira ijambo kugira ngo Mwami Imana yacu ubwiza bw'Imana buyibeho, kandi inkomanga yawe ibagereho, babashe kumva icyo ushaka kubabwira. Ngaho korana natwe tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nkuko rero natangiye mbivuga, ijambo ry'Imana Imana ishyize ku mutima wanjye rirambwira, kandi nawe rirakubwira ngo iby'Imana biryo warambiwe yatashye. Abantu barindiriye Imana bazarya ku by'Imana yabateguriye. Haleluya. Abantu batarambiwe, abantu batabonye ko bitinze, abantu batabonye rwose birambiye cyane bakabivamo, abo ngabo bazarya ku by'Imana yabateguriye. Mu gihe umuntu uzaba yararambiwe azavamo akagenda, namara kugenda ibyiwe ahari bizaribwa n'abandi. Imana itugirire neza. Turabyumva cyane mu ijambo ry'Imana dusanga muri Rusi igice cya mbere, turasoma duhereye ku murongo wa 11. Rusi igice cya mbere turasoma duhereye ku murongo wa 11. Hari amagambo y'Imana avuga ngo, Naomi arababwira ati, bakobwa banjye nimusubireyo. Niki kibashakisha kujyana nanjye? Hari abandi bana mfite mu nda ngo bazaba abagabo banyu? Bakobwa banjye nimwigendere musubireyo, kuko ndenze urucyuriro. Navuga nti ndabyiringiye, ndetse naho nabona umugabo iri joro nkabyara abahungu, ibyo byatuma mubarindira kugeza aho bazakurira. Ibyo byatuma mudashaka abagabo. Bye kuba bityo bakobwa banjye, kuko mbababariye cyane. Erega Uwiteka yabanguye ukuboko kundwanya. Barongera batera hejuru bararira. Orupa asoma nyirabukwe, Rusi we amubaho akaramata. Naomi aravuga ati, dore muka mugabo wanyu asubiye mu bwoko bwabo no ku Mana ye. Nawe subirayo ukurikire muka mugabo wanyu. Rusi aramusubiza ati, winyingingira kugusiga no gusubirayo ngo ne kujya kugukurikira, kuko aho uzajya ariho nzajya, kandi aho uzarara ariho nzarara. Ubwoko bwawe nibwo bwoko bwanjye, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Aho uzagwa niho nzagwa bahampambe. Nihagira ikidutandukanya nawe, kizadutandukanya nawe atari urupfu, Uwiteka azakimpore ndetse bikabije. Abonye yuko amaramaje kujyana nawe, arorera kubimuza. Imana ishimwe cyane. Hano ni amagambo y'Imana atubwira ku byabaye kuri Naomi n'abakazana be. Naomi yari afite abahungu arabashyingira, agira abakazana babiri, ariko abo bahungu baza gupfa. Bapfuye, Naomi aravuga ati, kansubire mu gihugu cyanjye, kubera yuko maze kumenya ko Imana yabagiriye neza ikabaha ibyo kurya. Nari narahunze kubera inzara, ariko reka nsubireyo. Naomi afata umwanzuro, abakazana be baramukurikira. Bamukurikiye arababwira ati, murashaka kunkurikirira iki ko ngiye maze gukura? Ntabwo nshobora kongera kuzabyara abahungu. Nimwisubire mugwe mu gihugu cyanyu, mureke ngende, kuko Imana yaramburiye akaboko kundwanya. Ariko Orupa arangije asoma nyiraho ko aramusezera, ariko Rusi we
amunambaho akaramata. Haleluya. ararindira anamba ku Mana ye ntiyigeze atekereza kureka nyirabukwe ngo amureke ngo agende wenyine. Agira isezerano rikomeye, asezerana nawe isezerano rikomeye, nkuko hari natwe twasezeranye isezerano rikomeye tugihamagarwa tucyumva Imana ikitwegereza bwa mbere. Dusezerana kutazayireka, sezerana kutazareka kuyiringira, sezerana kutazagira na rimwe twongera gusubira inyuma tugashyira ku nshingano twihaye nk'abakristo, nk'abantu bubashye Imana. Tugirana nayo isezerano rikomeye. Ariko Rusi ararindira, atitiriza Imana ye, aguma kuri nyirabukwe yenda kumusiga. Aravuga ngo Imana yawe nizaba Imana yawe, kandi wituma ntekereza kuba nanjye nagenda, kuko naramaramaje, narabitekerejeho cyane, nari narabigambiriye, kandi nabikoze mfite impamvu. Ndashaka kugendana nawe, ubwoko bwanyu narabumenye, namenye ko ari ubwoko bufite umugisha. Ndashaka ngo Imana yawe izabe Imana yanjye. Haleluya. Nawomi aravuga ati rwose ubwo ushatse kubana nanjye ngwino tugende. Rusi agumana na nyirabukwe amuha akaramata. Haleluya bene data. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo iby'Imana bizarya umuntu warambiwe yaravuyemo yaragiye. Bene data, ijambo ry'Imana riratwinginga kugira ngo tubane n'Imana, turindire Imana, tugumane n'Imana. Muri Yakobo igice cya 12 natubwira ngo hahirwa uwihanganira imugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo ry'Imana asezeranyije abayikunda. Haleluya. Natwe nitwihanganira ibitugerageza, nitwihanganira inzira tunyuramo, nubwo tubona urugendo rukomeye, nubwo tubona hari byinshi byadutandukanya n'Imana, nubwo tubona hari byinshi byatuma tuva mu gakiza tukamera nk'abandi bagiye babivamo, bagiye bagenda, ariko guhahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Bene data, niturindire, nitwihanganira ibitugerageza mu gihe nk'iki ngiki, kuko bizagira iherezo, kuko nitumara kwemerwa tuzahabwa ikamba ry'ubugingo ry'Imana asezeranyije abayikunda. Petero aterura amagambo aravuga ngo nukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose yubahaga ku byo gukiranuka Imana nawe iramwemera. Haleluya. Kwemerwa n'Uwiteka ni mu gihe tuzaba turangije tukagera ku rugendo rwa nyuma, tukagera ku bihe bya nyuma, mu gihe tuzaba tukirindiriye Imana kugeza igihe imperuka y'isi yazaba, cyangwa se urupfu rwadutwara tuvuye mu isi tukirindiriye Imana, tukiri kumwe n'Imana yacu. Aravuga ngo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Iyo imaze kumwemera, uwo nguwo uzaba amaze kwemerwa n'Imana, niwe uzabona iby'Imana yasezeranyije abayikunda, niwe uzarya kuri bya bindi Imana yasezeranyije abayikunda, niwe uzarya ku by'Imana mu gihe abandi bazaba baramaze kurambirwa. Haleluya. Ni ukuvuga ngo imirimo ya nyuma nizahesha iya mbere agaciro. Ntabwo uzavuga ngo kera ngo narakoze ibi ngibi, ntabwo uzavuga ngo kera nararirimbye, ntabwo uzavuga ngo kera nasenze ubutayu. Ibyo ntabwo bizaba bigikora kuri wa munsi wa nyuma. Ikizakora nuko uzaba wararindiriye Imana, kandi wararinze ibyo kwizerwa. Imana itugirire neza. Bene data, rero mu gihe nk'iki ngiki ndakwibutsira ijambo twaririmbye kera, twarivuze kera, ndetse twagiye tubivuga kera. Ni impuguro turimo turavuga, turahugurana, turibukiranye ibyagiye bitambuka. Mwene data, ndakwinginze kugira ngo wumvire ijambo yuko iby'Imana bizarya warambiwe yatashye. Twibuke neza, hari abakobwa 10 bategereje umwami, bategereza umukwe, baramutegereza, bajya ahantu mu cyumba bategereza umukwe, bararindira. Hazamo ngo abapfu, hazamo n'abanyabwenge. Abapfu amatabaza yabo ashyiramo amavuta, mu gihe babandi banyabwenge bari bizigamiye, bakoze reserve y'amavuta. Bararindira, bamaze kurindira, mu gihe abandi bajya gushakira amavuta mu bahanjuzi, umukwe abaraje. Aje yinjiranye mu munezero, n'abandi bari bagihari bagitekereje, mu gihe abandi bari bagiye hirya no hino, bari barabivuyemo, bari bagiye gushakishiriza hirya, kuko bari babuze ubwenge. Ibi bintu by'Imana bidusaba ko tugira ubwenge, tukamenya igihe, kumenya iminsi no kuyijera, kugira ngo umukwe cyangwa se umwami wacu Yesu Kristo naza azasange turi maso. Babandi binjiye mu munezero, abandi baza gukomanga ku rugi, baravuga ngo rega nitwebwe twari duhari, natwe twari duhari. Ariko umukwe arababwiye ngo nimwumve imbere sinigeze mbamenya,
kubera yuko batabashije kumenya cyangwa gucunga iminsi. Bene data ndabigize kugira ngo ducunge iminsi yacu, tumenye yuko iby'Imana bizarya umuntu warambije, bizarya umuntu waciye bugufi, umuntu wakomeje gutitiriza Imana, wakomeje kubana n'Imana ye kugeza ku munsi wa nyuma. Ibya nyuma nibyo bizahesha ibya mbere agaciro. Uko Imana izagusanga ku munota wa nyuma nibyo bizibutsa cyangwa nibyo bizahereza agaciro ko kwinjira mu bwami bw'Imana. Imana itugirire neza. Abanyarwanda bakunda kuvuga ngo uwihanganya akamishashi. Abanyarwanda bakunze kuvuga kandi ngo wihanganya tora kaheze. Bene data ndabinginze kugira ngo muzeke tube ku Mana yacu, tuyigumeho, dutitirize Imana, tugume ku Mana, turambye, twicare turambye mu mitima yacu yumve itekaniye kubana n'Imana. Bene data niturindire nk'uko Abanyarwanda babivuze. Imigani irimo ubwenge bwinshi, kandi iyi migani iratwigisha ibintu byinshi. Wihanganye ngo atora kaheze. Mureke turindire tugume mu Mana yacu. Biragatsindwa n'Uwiteka kuba twarabigiyemo tukabibamo, biragatsindwa n'Uwiteka kuba twarasenze imyaka myinshi cyane ku munota wa nyuma, muri ibi bihe bigoye, muri ibi bigeragezo dusohoyemo, muri ibi bihe bigoye, akaba aribwo dutangira kubivamo. Bene data ndabinginze kugira ngo muze tubane n'Imana. Hari igitekerezo cyagiye gitambuka mu bihe byatambutse, cyagendaga kitubwira umusore wari ufite umukobwa. Uwo musore ajya gushaka amafaranga, amusigira isezerano rikomeye, ahari na alliance, amusigira ikamba, babyita ikamba. Arangije ajya mu mahanga ajya gushaka amafaranga. Wa mukobwa arangije ararambirwa, arangije rwose atanga na wa mwenda ukanzuye mugenzi we arayiyambarira arayitwara, kubera ko yarananiwe gutegereza Imana. Ariko umukwe agarutse yaraje aravuga ati uyu nsanza wambaye niwe tujyana mu munezero, niwe tuza kwinjirana mu munezero. Uyu nguyu niwe wanjye, niwe nasigiye ikamba kuko arafite ikimenyetso. Hari ikimenyetso twagiranye n'Imana tukinjira mu gakiza. Ariko Imana umunsi yaje igasanga ikimenyetso kitakikuriho, mwene data ntuzagire ngo hari ukundi biza. Ni ukuvuga ngo icyo gihe ntabwo uzinjira mu munezero w'Imana. Imana itugirire neza. Wa wundi aravuga ati regaga ni njyewe wasigiye ikamba, regaga ni njyewe twabanye, ni njyewe wari inshuti yawe. Ariko rwose yaramubwiye ati ntabwo nkuzi, wanjye namushyizeho ikimenyetso. Imana itugirire neza. Bene data ndabakangurira kugira ngo muze dutegereze Imana. Ndabinginga kugira ngo muze dutegereze Imana, muze turindirire Imana, muze turindirire Imana mu gihe nk'iki ngiki. Iki ni cyo gihe cyo gusenga, ntabwo ari cyo gihe cyo kubivamo, ntabwo ari igihe cyo gusubira inyuma, kuko iby'Imana bizarya umuntu warambije, warambiwe yavuyemo, warambiwe rwose ntabwo azaba akibukwa. Imana itugirire neza. Ndakwinginze mwene data wumvishira ijambo, wegerane nanjye Imana aho Imana iri, uciye bugufi mu mutima wawe, uze dusenga Imana, uze twinginga Imana. Ahari ushobora kuba wenda wafatikanya nanjye, hari korasi abantu bajyaga baririmba ngo Mana ngo uzampe iherezo ryiza, uzampe iherezo ryiza Mana. Icyo nicyo gikwiriye mu gihe nk'iki ngiki, nicyo wakwiye gusengera mu gihe nk'iki ngiki, winginga ngo Imana izaguhe iherezo ryiza. Ushobora kuba waragiye imisozi myinshi ujya gushaka Imana, ujya gusenga Imana, ariko nugera ku munota wanyu mukazaba warabivuyemo, ukaba warasubiye mu byaha nk'abandi, icyo gihe ntabwo rwose iherezo ryawe rizakubera ryiza. Imana itugirire neza. Muze dusenga Imana. Ca bugufi aho uri, ca bugufi usenga Imana, winginga Imana izaguhereza iherezo ryiza. Ibya nyuma baribyo bizagira agaciro kurusha ibya mbere. Ahari intangiriro yawe ushobora kuba yarabagenze nabi, ariko ndakwinginze kugira ngo umusozo wawe uzabe mwiza, uzagira umunezero ku munota wa nyuma, uzinjire mu munezero w'Imana yacu. Imana itugire neza. Tugiye gusenga Imana. Imana igufashe, izaguhereza iherezo ryiza. Niko nkwifurije mwene data, ndakwifuriza iherezo ryiza, ndakwifuriza umunezero mwiza, ndakwifuriza kuzasoza ibihe byawe ukiri mu gakiza, kugira ngo uzabe mu munezero w'Imana data. Kadusenge. Mana mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye, tugushimiye umwanya w'ijambo uduhaye. Turakwinginze cyane kugira ngo uduhe imbaraga, uduhe n'ubwenge kugira ngo tubashe kumenya iminsi duhagazemo, tubashe kumenya iminsi dusohoyemo, kugira ngo ubwo uzaza uhamagara amazina y'abantu bakwizeye, natwe tuzasange turi maso, tuzabane nawe kandi tuzabane nawe mu munezero. Ko niko nifurije abantu bose baciye bugufi, ko nifurije abantu bose babashije kumva bakongera bagatekereza, bakibuka ko kera bagiye bagushaka, bakibuka ko kera bari barakumenye, abo bakaba basubiye inyuma bakabongera bakagarukira Mana. Abo ngabo wongere ubakire, maze wongere ubasubize mu munezero wawe.
ngaho rero komeza gukorana natwe, komeze kutuba hafi. Turagusaba iherezo ryiza, turagusaba iherezo ryiza mwami Imana yacu, kugira ngo tuzabe mu bwami bwawe bwo mu ijuru. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Turabifuriza rero umunezero mwiza wo kubana n'Imana, kandi turakwifuriza yuko nawe wakora share kugira ngo usangize abandi ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ukora share, ukora like, kandi ukora na subscribe niba utarabikora. Mwene data, naguha nimero yanjye ya telefone, tukazajya dufatikanya mu gusenga no kwinginga Imana. Nimero yanjye ya telefone ni 078 5 49 77 58. Ndasubiramo 078 5 49 77 58. Imana ibahereze umugisha. Murakoze.